TV no yabivuze TV ihumure ry'Imana TV na Prophet Noheli official nese nago abandi bakoma nahigereye murabibona hano hari televiziyo nyinshi Prophet Noheli rwose Imana ikurebe neza ikwishimire natwe turishimye kuba tukwakiriye kuri kamera zacu reka tukwakire usuhuza abantu turakwakiriye Imana ibahereza umugisha imbaraga z'Imana zibane namwe urukundo rw'Imana ruri hagati muri mwebwe bene data ubwo ndasuhuza abanyarwanda ndasuhuza abadiaspora ndasuhuza bene data bari Malawi abari Dubai abari muri leta zunze ubumwe za Amerika ndabasuhuje ndasuhuza bari mu Bwongereza mu Bubiligi Imana ikomeze kubagirira neza urukundo rwa Kristo rube muri mwebwe mbere jambo ry'Imana avuga ngo hariho jambo kandi ijambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemwe na jambo umuntu mbonye ari bwo bwa mbere amazina ni Prophet Noheli Imana ikomeze kubagirira neza data mu izina rya Yesu Kristo Imana ishobora byose Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera imbabazi zawe urukundo rwawe kugirirwa neza nawe be mu mitima y'abantu badukurikiranye torasi korizango eniwa shandoni dra urukundo rwari muri Kristo Yesu rwongera ruze mu bana ba wongera ubagirire neza wongera ubahaze kugirirwa neza nawe babona imbabazi zawe babona urukundo rwawe dusengera amateleviziyo ari hano yose ngo he gutera imbere uyagure mu izina rya Yesu kandi imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze bigaragare muri bo icyo twanze n'imbaraga z'umwanzi Satani baraga z'ikuzimu baraga z'abarozi baraga z'abadayimoni baraga z'abatwezi baraga z'abashidodi bose bakubitwe hasi ijambo ryawe riravuga ngo kuko nta jambo uvuga ngo rihere iyo mpamvu uzatabara ubwoko bwawe tabara abana mu izina rya Yesu bagirire neza bahesheje umugisha mugisha iburyo n'ibumoso mugisha mu kazi bakora ntangiye dola sali pawi dibini fozo brele korizango unidra ntangiye iki kiganiro mesha abana bawe umugisha mesha ubwoko bwawe umugisha ngo ubugire neza mwuka wewe ukomeze utembere mu bantu ba senge isi ya none Imana kuko ikeneye amasengesho komeze kubagirira neza no iteka ryose mu izina rya Yesu amen Yesu abahereza umugisha shuti bakundwa bene data hari ijambo uyu munsi wa none tugiye gusoma ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo guhura na Yesu gasa nawe kabiri guhura na Yesu gahindurirwa amateka abantu bahuye na Yesu ariko ntacyo bamukuyeho abantu bahuye na Yesu nibasa nawe abantu bahuye na Yesu nibahindurirwa amateka kubera iki bahuye na Yesu ari inshuti zo mu rusengero bahura na Yesu ari abantu badafite umutima wa kimuntu bahura na Yesu biyoberanya banga guhura na Yesu ngo babe intumwa nzima zigishwa rero uyu munsi wa none tugiye gusoma ijambo riboneka muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya iravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma namwara nico gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare kandi nzi neza ko nazakorwa n'isoni amen hari rindi jambo nakunze cyane riri hano rivuga ku bantu batizera imbaraga z'Imana badakunda urukundo ruri muri Yesu batabana na Yesu ko bukeye nuko bwije ni ijambo rivuga ngo iki riravuga ngo abamuwabo nibo gikarabiro canje ariko abedomu bo nzabakubita inkweto mu mutwe Imana ihimbazwe cyane ije kukubwira ngo bya bindi byaguteshaga umutwe bya bindi byakurwanyaga bya bindi byifuzaga ko wamwara Imana ije kubikuraho Imana ihimbazwe cyane urukundo rwa Yesu ni rucuya urukundo rwa Yesu rurakomeye urukundo rwa Yesu ni urukundo ruzira uburyarya rutagira uburyarya urukundo Yesu adukunda rurakomeye cyane nje kukubwira ngo wikigirira nabi wikihemukira Imana iragukunda kandi Imana iri kumwe nawe nohe tubyihorera iki kiganiro ntago twagifata uyu muntu yabaye mu urukundo rwa Yesu rurakomeye urukundo Yesu agukunda ni urukundo rutandukanye n'urw'abantu bose bagukunda Yesu agukunda urukundo mama watagukunda Yesu agukunda urukundo abantu batakwemeramo Yesu ko kwemera agufitiye imbabazi nyinshi cyane Imana ihimbazwe ije kukubwira ngo uyu mwaka wa 2025
abantu barakudepashije 2024 baravuga ngo ntacyo uzimarira, baravuga ngo bagiye kubona isoni zigukora, baravangura mwaye ariko dola saliko lizango wi nzanye ubuhanuzi buvuga ngo abantu bagusize umviriza nakubarira ntabwo ariho bazagusanga. Kubera iki? Hari ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye gutabara. Bamwe mu bantu bakudepashije bagakubwira ngo ntacyo uzimarira, ubu bari hehe? Bamwe barapfuye ariko uri muzima. Kubera icyo ukiriho ni imuhe n'imbaraga z'Imana n'urukundo rwa Yesu. Nje kukubwira ngo rero haracyariho ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo abamuwabo abo niba gikarabiro cyane, abamuwabo baragereranwa n'abakristo, abamuwabo baragereranwa n'abantu bizera imbaraga z'Imana, abamuwabo baragereranwa n'abantu basenze bakabana n'Imana. Ariko umva abedomu mubwire ni abantu babi. Imana ikurinda abedomu, uradepoza abedomu bakitambika, ujya kubona umugabo mwedomu akaza akabyica, baragusaba bakaguka umwedomu akabyica finali. Imana ihimbaza. Ubu ugiye gukora ikizamini cy'akazi uri mu diaspora uri hanze, umwedomu agahita ahamagara telefone atubona imuha akazi. Ariko umva ukuntu Imana ivuze today aujourd'hui now nonaha Imana igutsindiye abedomu. Aba bedomu bari mu buryo butatu abantu batari bazi. Icyiciro cya mbere cy'abedomu kimeze gutya, giteye gutya. Ni ukuvuga ngo aba bedomu bari mu cyiciro cya Sanibalati ndetse na Tobiya na Geshemu, urubaka bagasenya. Nje kukubwira ngo 2025 we bari bazi kugiye kumwara, bari bazi kushenye. Ibaze ni kuki abagore ababyeyi bari kubaka urugo bagasenya bageze mu myaka 38 40 50, ugasanga umugabo afite imyaka 61 ariko akoze divorce. Mwafashwe gute? Bari muri cyaciro cy'abedomu. Abedomu kubatsinda ntabwo bisaba kugikanyarira. Gutsinda abedomu ntabwo bisaba kujya muri murya, nibisaba kujya kinyamakara. Ahubwo gutsinda abedomu bisaba kwizera Imana, ukambara imbaraga z'umutima, ukabana n'Imana ikaba muri wowe ukaba muri yo. Ninde wabeshye ko kanyarira haba abagabo? Ninde wabeshye ko kanyarira haba abagore beza? Ninde wabeshye ko kanyarira haba amafaranga? Baroko mwafashwe mute? Mukeneye kugira ngo musenge Imana ibaho ubwenge bwanyu. Kanyarira ntabwo haba imbaraga. Ugasanga umukobwa ageze imyaka 35 yarataranitse ngo agiye kanyarira ngo gusenga Imana mu mugabo. Wayobye iyo tiki ujyanye kanyarira yizane tujye kuyirya, uyiguramo imvange utekere umuryango cyangwa se utwerera abantu uyihereza n'amayibo mu muhanda ziri. Nta mugabo uri bukure kanyarira, ni ukuri kuyamamagaye. Ibintu uvugiye kuri kamera. Impamvu niyi, kanyarira uzajyayo uzakura imbaraga, uhakura amavuta, ariko umugabo ntawe uzabona. Ukeneye umugabo urabura kugenda mu rusengero ahantu hari abagabo benshi, urabura kujya muri gare y'Iremera ngo hasanga abagabo, urabura kujya muri gare mu mujyi aho urahura n'abagabo, urabura kujya muri Nyabugogo aho urahura n'abagabo, ngo uri kujya kanyarira, ngo uri kujya mu bitare ngo byamasiga ngo ugiye gusenga. Ushaka umugabo genda ujye ahantu hateraniye abantu benshi. Ntabwo urabura umuntu kugira ati bite sister, can you give me your number? Akaba guhaye nimero, mwatware mukaduha nimero, ugatunga ati oh yes of course, ntabwo ati nukuri naribi ndakaguhereza. Rero niyo mpamvu ntabwo Imana ikeneye abantu bayiryarya. Ugasanga Imana iguhaye fiance, kutagira ubwenge birimbuje ubwoko bw'Imana, birimbuje abantu bitirira izina ry'Imana ngo barasenga. Impamvu ni iyi, mvuga bino bintu ntabwo ibyo mvuga ndi kubeshya. Niyinjiye ugasanga umuntu arakuze pe, arakuze. Imana imuhaye fiance, ayisamagara Julienne, baza ati Julienne uraho neza? Uraho Jose? Ati yego. Ati Imana yamaye mu fiance ngo no mukwereke. Yego. Wamara kumukwereka ejo akaguteranya ngo barabiziritse ngo Imana yarakubeshye. Ugasanga undi nawe ageze gutya
Imana yambwiye ati nzagukorera ubukwe ariko nimugoroba ari gukinguza Rudomoro na Rubyoga ati ari mu mageto. Imana irakubakira urugo iragukorera ubukwe gute wamaze kubwikorera? Kandi Imana yakubwiye ngo nzakubakira urugo. Waragiza wajya gusenga Imana ngo warambeshye ngo Uwiteka ngo ubutuvugana ngo nukuri ngo Imana ibeshya. Ntabwo Imana yakubeshye by the way, ahubwo wazize kutagira ubwenge. Kubera iki? Imana yakubwiye ubukwe, ntabwo yakubwiye ngo nusambana nzagukorera ubukwe. Imana yagusezeranyije umugabo, ntabwo yakubwiye ngo nujya mu ndangamirwa izagukorera ubukwe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo kabaye icwende ntabwo koga. None se nawe nta guciye mu ijambo kuko hari abantu basengeye mu nsengero bakabahanurira ubukwe, none izi sengero zikaba zafunzwe. Ubwo ntago bari wite zirafungwa na ba nyirazo nabo barasiye barabajyana barabamariramo koko. Abantu bibye bakoresheje ikintu cyitwa iyi Bibiliya, bese ikoroka bakoresheje ijambo ry'Imana. Dufite abadiyasi ndi gusenga, Imana yanyeretse abantu bafite amarira y'abakozi b'Imana, bafite agahinda, bafite umubabaro, bazengerejwe n'ikintu cyitwa ngo biyitiriye izina ry'Imana. Abashumba banyuze hano bati dufite amasaha meza, dufite amakufu. Ni ukuri kwiyamamagaye. Imana yambwiye ngo igiye gukora ku manywa abantu bose bayirebe ko ari Imana yimanukiye. Yambwiye ngo buna hari ikintu mutazi, hari ikintu bita kurwanirira Imana ishyaka, nayo ikakurwanirira ishyaka. Aha haraza gusigara umuntu warwaniriye Imana ishyaka akavuga Imana neza atayigoretse, atanyuza mu nzira za Goryori. Imana yakubwiye ngo nyura ku Muhima ugaca mu Cyahafi, ubwo mu Cyahafi ne wabyumvisha. Kuvuga ngo aba bantu bafungiye isengero bamwe baciye mu Cyahafi. Hari abagiye gucisha imbaraga z'abazimu, z'abadayimoni, zituma bamamara, zituma baba abasitari, zituma bagira kure. Abandi bajya kwa Dagoni, abandi bajya kwa Ryangombe, abandi bajya gucisha ibindi bintu bambuka n'imipaka. Amakuru mashya nakiriye uyu munsi wa none ko Pastor Julienne Kabanda Julienne ko bamufungiye naho urusengero. Kumufungira se ni igitangaza. Urumva ari igitangaza ko bamufungiye. Nabo mutari muzi ko bagomba gufungirwa barafungirwa. Kubera iki? Iyi Mana yamaze kuba connected n'ikintu cyitwa, yamaze kuba connected n'ikintu cyitwa umucyo, kuko Imana ari umucyo, Imana ni urukundo. Yamaze kuba connected na leta. Dore bameze batyo. Ni izina ry'Imana nimubona izi nsengero. Mwibye abantu benshi, abandi basezeranya abagabo. Aho pasiteri muzima yifata ubwe agafata umucurangira mu rusengero akabatera inda diyakoni. Ibyo byose bajya babikora bagakora Imana mu jisho. Yambye ngo nayije kubatobanga, niko Imana yambwiye. Ugasanga pasiteri afashe umukobwa w'umuramye muri korari amuteye inda, amaze kumutera inda abonye ko bigiye kumenyekana, ahisa mukubita umucuranzi ati emera kari wamuteye inda mubane nzabatwerera mbashinge. Wabyumvishije? Imana ihaza ku gasuzuguro k'abazimu. Ako gasuzuguro Imana iragahaze ka nyabingi ka Satani. Bibiliya iravuze ngo uwandure nakomeza yandure, uwere nakomeze yere. Nabyo kumbwira ngo muri gutungurwa nuko isengero bazifunze se. Ego nyigaba barajya bagiye no kubasanga mu ngo zabo, bafunga ahubwo. Dore kamubwire, Noheli navangirwa, umuhanuzi yavangirwa, ariko ikintu kitavangirwa ni kimwe, ni iri jambo ry'Imana. Iri bire mureba ntabwo igivangirwa. Dore umuhanuzi mukuru, mwamubonye umuhanuzi mukuru ni Bible. Uyu niwe muhanuzi mukuru dufatira nk'icyitegererezo. Abantu bagucanga bakagucurukura, bakagutwara Nyabugogo, bakakuzamura Karongi, Musanze, bakakuzenguruka n'isi bagucira nk'itenesi. Ariko dore ubuhanuzi butavangiye. Haleluya. Ibiraba ngo hari ushonje, hari ubabaye, hari ufite ibibazo, nasenga. Gusenga ni intwari ikomeye. Abakristo ubundi kera urugamba rwabo barurwaniraga ahantu habiri ngiye kukubwira. Ku mavi rukarangirira ku mavi, rugatangirizwa ku mavi, rugasorezwa ku mavi. None urugamba rw'abakristo ruri mu bujajwa, turi muri bwe bamusohoye mu nzu, byamucanze, yari umusambanyi nawe urareba iby'abandi warebye ibyabo. Bibirabo ngo mbere yuko utokora gatoko kari mu jisho rya mugenzi wawe, yego banza urebe
umugogo uri mu jisho ryawe byawe wowe urinde uza guca imanza ngo kanaka yarakijijwe kanaka najura azajyamo wese icyo uvuga ni irya so ni irya papa wawe ni irya mama wawe ni irya Kamonyi ni irya Gasogi ni irya Nyabugogo ugenda widombora muri gare ni irya he ubwami bw'Imana buratwaranira nzanye ijambo rivuga ngo nubwo Aburahamu atakuzi Isiraheli nakwemera ariko hari data wa twese mwiza perasi kolizangwa winidra rabebekensu ni manda dotanye uyu mugabo twamugezeho twambaye ubusa kabanze mfashe hano nzemba bwiza ukuri Bibiri iravuze ngo Aburahamu nubwo atakuzi yewe Isiraheli nakwemere ariko hari data wa twese mwiza kandi uyu data wa twese mwiza agufitiye imbabazi agufitiye urukundo agufitiye umunsiyo aho bakujugunyera hagutoragura bavuze ngo urapfera kurinda bavuze ngo biragucanza abana nawe uyu mugabo witwa Yesu sariyuti Yesu araryoshye bene data Yesu arakomeye hanyuma mumurize imitima ibabaye imitima yari yihebye imitima yari inaniwe nimuhumure bugiye gucya imitima yahuye n'abashumba bakabeskoroka bakabarya miliyoni ngo mugiye gushaka nimushake bakabarya za $100 bakabarya amazu bakabarya modoka bakayagura mu mafaranga yanyu mwakoreye bakakubwira ngo umushahara wawe uzakorera bwa mbere uzawuduhe ngo niko Imana ivuze bakabarya ibya 10 n'amaturo biremereye nimvuga ibya 10 n'amaturo ntabwo mvuze uburungurungu bw'ibihumbi 50 ngo ijana hari abantu baje babwira abantu ati fata miliyoni 15 uzitange mw'ituro hanyuma reka mbabwire ngo nubwo Mose atabagejejeyo nubwo Mose ananiriwe mu rugendo nubwo Mose abaye igisambo mu itorero nubwo Mose abibye nubwo Mose yababeshye nubwo Mose yabayoberanye ubusambo n'ubugegera n'umujinya n'umushiro nimuhumure Kalebu na Yesu baraje ku buzima bwawe hari Kalebu ugomba kubagezayo kumvuga Mose mukikanga ba Mose ntago muri koni birabe kubakorera ba Mose bari kujya Madrid bari kujya Magirage ba Mose bari kubeshya abantu ba Mose bari kwesikoroka abantu b'Imana ba Mose bari kuyobora abantu bashingiye ku nda nini zabo zabananiye ariko reka mbabwire ngo nimuhumure nimukomere muhumure mu mitima yanyu mukomere mushikame hari umugabo witwa Kalebu na Yesuwa Imana yohereje Kalebu na Yesuwa mbibutse neza niba abantu bafashe Abisiraheli babageze Kanani byari byaranze Kalebu na Yesuwa niba abantu bavuze ngo noneho ubwo Mose bimunaniye ubwo Mose bimucanze reka twongere twegure ihema rya Dawidi ryari ryaraguye reka twongere turwanire Imana ishyaka reka twongere tubane n'Imana Imana ikeneye abantu batihagararaho muri iki gihe Imana ikeneye abantu bemera ko barashwe Imana ikeneye abantu bamanika amaboko ngo tubaye ingabo zitsindwe ku rugamba twemeye ubushake bw'imbaraga za Imana dore impamvu Herode atarwanya umwana wese w'umuhungu uvutse ntabwo Herode ajya arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka arwanya umwana abona ufite tara yo gukorera Imana ijambo ry'Imana rivuga guki riravuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubaba kubwo gusuhuza umutima k'umukene none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacunira inone Imana ihagurikijwe n'amadene Imana ihagurikijwe n'abakwesikorote Imana ihagurikijwe n'amarira warize ni wibone salibinifo Mana we uhimbaza Imana ibonye guteka kwawe mbese ireba ukuntu Imana yibutse ukuntu Abisiraheli bayitakiye bari mu bunyage bari muri Egiputa bari mu bihe bibi barushye baremerewe yifu nayo ubwayo ije kugutabara reka mbabwire nukuri kw'Imana ijuru tuvuga ririho imbaraga z'Imana tuvuga ziriho gukomera kw'Imana kurahari ubutabazi bw'Imana burahari ariko Bibiliya iravuga ngo nimwanga kumvira mukagoma mukigira ibinani
inkota y'Uwiteka izagira gute izabarya. Zabarya. Haleluya. Ndavugana n'umuntu uri mu Burundi, ndavugana n'umuntu uri muri Canada, ndavugana n'uri muri Amerika, yewe urushye, yewe uremerewe, umva wari ufite ibibazo bigucanze, umva wabonaga byakuyobeye, haracyariho ibyiringiro yewe ko Imana yakongera ikagutabara, haracyariho ubutabazi bw'Imana. Erega hari abantu bafite imitima ya Sahuri, barahari mu nsengero barimo, mu kazi dukorera muri shike barimo, mu mujyi barimo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Texas barahari, ahantu hose barahari. Ariko hari n'abantu bafite umutima wa Dawidi. Hari Yonatani Imana izanye kugira ngo agutabare, agukize ise Sahuri. Ndafashijwe kandi ko nanjye gufashwa ndagenda n'Umwuka byarana. Ndafashijwe Prophet Noheli, nongeye kumva imbaraga ndashaka kubabwira ngo ahahise hawe hashobora kuba harabaye habi, ugakora amakosa menshi, ugakora bibi byinshi, abantu bakakurwanya. Ariko umva nkubwire, Bibiliya ivuga ngo nzongera nkugarukeho, kandi ninkugarukaho nzaza nkufitiye imbabazi, nzaza nkufitiye emotion, nzaza nkufitiye ururave, nzaza nkufitiye urukundo, nzakugarukaho kurusha uko nari ndi kumwe nawe mu bihe by'ahambere. Nashaka kubwira ababyeyi badukurikiranye, hari ibintu abantu bajya bishuka ngo mana ngo mfite igitenge kimwe nacyo cyacitse, ngiye kwirwanira ishyaka, mvuye mu murimo wawe ndagutaye. Ibyo ntibyabuza Imana kuza, ntibyabuza Imana gutabara umuntu ushaka gutabara. Umuhanzi umwe yaravuze ngo nubwo waba uri wasabuzanti niyagutabara mbere ya 100. Ndashaka kubabwira ngo dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, tutitaye ku byise bidafite umumaro, kubera ko uyu muntu apfuye arabisiga. Ntabwo Imana wayikangije etaje, urupfu ruje ntabwo warubwira ngo dore mfite V8, ni warubwira ngo mfite Range Rover, ni warubwira. Ubundi ndashaka ko abantu bamenye ko turi abashyitsi, turi n'abimukira. Izi views turwanira, uku gusebanya tuba twiyandarika twiteza isi, ibi ngibi bizarangira. Nabahingero z'abantu bari bafite ama YouTube channel akomeye batakiri ku isi, nababwira ingero z'abantu babaye abasitari bakabibyamamare, aho baciye bakabakomera amashyi, batakiri ku isi. Mwene da, Imana ikwishyuza uwo mwuka uhumeka, wayishyura iki? Ndashaka kukubwira ngo haranira ku bwami bw'Imana budakiraho igitutsi. Yeremiya ngo amaze kumenya ko inkike z'i Yerusalemu, amen, ngo zagizweho umugayo zaguye, ngo arangije ajya gusana. Ndashaka dusana igicaniro cy'Imana, ndashaka abantu bongere bagaruke. Dufite abashumba bahagaraga kuri altari bakabazanira amajuyisi mu rusengero, bakabazanira amafanta, bakabazanira amazi bagotomera, kumbi ariko Mana ndumva ashaka kuvuga Imana neza. Oya yivuga neza. Ndashaka kuvuga Imana neza. Oya gumamo. Bundi busha ndumva nongeye kuvuka bundi busha. Prophet Noheli wa kera yahindutse. Haleluya. Ndumva nje mu mavuta mashya. Ndashaka kubwira isi yose ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho abahanuzi bazima, haracyariho abantu bataratukisha Imana. Hari ba Dawidi Imana yibikiye, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Manishima. Bashumba nimwe mwabishe mu matwi mu mutwe, reka babishyura ibyo mwabakoreye. Mwabazanira amazi ku ruhimbi, mubazanira amajuyisi, abandi barabuze na nyabarongo yo kunywa. Reka mbabwize ukuri, mujye mumbabarira, mubereka ko mwishoboye, mutuma babajyana kubavuma. Ari kuretse kwira mivumo y'abashumba ntayemera. Uramvuma wowe urinde ninde wavuma Imana itahaye umugisha. Baramu ngo agiye kubavuma, arabitegereza aho hatindi, ngo arabitegereza, ngo yarakaye, ngo aza yafunze isura, ngo aravuga ati ngiye gukorera ibiceri tu giye kubavuma. Ngo Baraki tumugereranye nk'abahanuzi b'iki gihe n'abashumba b'iki gihe bagomeye Imana ari bo bidomo Bibiliya ivuga. Ngo Baramu yaje guturitsa ikijambo mu kanwa ko ngo muragashira mu butayu, ngo akavuga ngo mbahesheje umugisha muri abana b'Imana, akavuga ngo muzagera i Siyoni, akavuga ngo muzagubwe neza, akavuga ati abana banyu bazakorera Uwiteka. Ngo biramuyobera. Imana ndashaka igobe abanzi bawe ururimi, bari bagiye gukwaturaho ibibi bakwatureho ibyiza, kuko ijambo ryiza
egera hino nkubwira akantu gato mama. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ijambo ryiza ni imbaraga za Yesu. Umuhanuzi uguhanura ibintu bibi, uwo ni umuhanuzi wa Satani. Ni umuhanuzi ugutera ubwoba. Dufite abaje kuri kamera bikarakasa ngo Imana irabatumye itabatumye. Baza baje kudusebya no kudukura imitima. Baza baje kutumwaza. Ariko umva nkubwiye, nta narimwe Imana yigeze ibatuma. Kubera iki? Aba ni abantu bipanze akazi ka Satani. Biravuga ngo nabase Satani kuko ntabwo bazi gukorera Imana. Ijambo rivuga ngo iki? Riravuga ngo murabikora nk'abihorera. Mukibira ko manyijwe nta mubwenge. Ariko umunsi nabisize ku murongo uko bikurikirana. Muzabibonesha amaso yanyu. Mwene data umurikiranye kuri izi televiziyo cyangwa kuri iyi TV, reka ngubwire ngo agacu ko gutabarwa ku buzima bwawe karaje. Reka ngubwire ngo humura. Urugero, wivanga abantu barakwanga. Wivanga abantu barakwanga, ubundi baragukunda ngo baguhe iki? Baragukunda ngo baguhe iki? Reka mbabwire ku tuntu kijyanye n'umuvumo rero. Umuvumo, umuntu nakuvuma akakwaturaho ibintu bibi, ntacyo mupfa mudasangiye isambu, utaramurengereye, utaramutwariye umugabo, utaramwibye, nta deni umurimo, iyi mivumo nizagufata. Kubera iki? Umuvumo ufata umuntu ukwiye gufata. Iyo umugishuje ntabwo wawukwepa, niyo umwakuje ntiwawukwepa, n'igihe cyawe kigeze ntiwagikwepa. Abantu biri bavuga ngo ndakuvuma, ngo ndi umuhanuzi. Twabonye abahanuzi bafashe amabuye bo kuri YouTube bajya kujugunya abantu muri Nyabarongo, abandi bajugunya muri Kanyarira, abandi bajugunya mu misozi, abandi barababoha. Babaye ikisi? Nibari bazima. Nibazima. Umuvumo udafite impamvu ntabwo ufata, n'umugisha udafite impamvu ntufata. Kugira ngo umugisha uwubone bisaba ko uwukorera. Kugira ngo umuvumo ugufate bisaba ko hari ibintu wakoze bitandukanye n'ubushake bw'uwo muntu. Icyo kwa ikintu hakana Bibiliya ivuga, iravuga ngo ikibashwe mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Ariko nyuma y'uko umuntu akuvuma hari imbaraga za Yesu zigomba kukubohora. Amen. None se shuti yanjye, urambwira ngo umugisha barawutoragura, umugisha barawukorera. Bibiliya ivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Nufata ibihumbi 10 gaha Noheli atakwesikorotse, ari umutima mwiza, ari ishyaka n'umunezero ugize ryo kugira ngo mfashe umpe, iyi muso ntizabimenye kuko umesheje n'injo. Uwo niwe mugisha ukoreye. Nindamuka nanjye nguhaye, nge ndabona umugisha wowe ntabwo uri ubone, kuko utanze niwe wakira umugisha, hanyuma uhawe nawe akawusaba. Babigishije nabi, babigisha ko kugira ngo Imana ibatabare ari uko igomba kujya kanyarira. Noneho rero mvike ijambo, ntabwo igituye mu ihema iyera, niyo ndi kuvuga. Ntabwo igituye mu ihema, ntigituye mu misozi, ntigituye mu bishanga, ahubwo iri muri twebwe. Topita lisari goli zango bunidra. Imana ituye muri twebwe, Imana ituye muri wowe. Ngaho ufashe tiki yawe uvuye ahantu bita Kinyamakara, uri rukase ngugiye ngo Munyabugogo, ngufashe Jaguar ngikujyanye Preo Mountain. Bega kwizera guke. Bakristo baroko mwafashwe ryari, mwapfuye mu bwonko ryari? Ntabwo ndukanye simvuze nabi, na Yesu yaravuze ngo genda ubwire ngo iyo ngunzu ngo ni Herode, ngo data arakora nanjye ndakora. Inzu y'Imana impamvu iri gufungwa, reka ibyahanuwe bisohore. Nzanye ubuhanuzi bw'abashumba n'abapasiteri, reka ibyahanuwe bisohore. Impamvu biri busohore niyi. Yesu ngo yageze ahantu mu rusengero, mu nzu y'Imana, asanga harimo ihene, asanga harimo ingurube, asanga harimo ibinyamaswa by'ubwoko bwose, ibitinda gasani byose. Yesu uzi ikintu yakoze, ngo Yesu afata inkoni hafa, arakubita ngo arasohora. Reka rero, reka Imana ifunga insengero, reka Imana ikubita ibirura byari byihishe mu nama. Nyamara twajwemo ahubwo musenge bakristo, twajwemo. Noneho wagenga uravuga ati, kandi mbona mushumba hari ukuntu ameze. Nk'abakristo babiri bakaganira ati, kandi mbona mushumba atari umwana mwiza. Undi ati mbabarira ndacera mushumba, mureke Imana ikuri ibirura mu nama.
ibirura birahari mu nsengero zose, ntabwo ndibuvuga ngo biri mu rusengero rwa kanaka gusa. Ibirura ikizira cyamaze kwinjira hera. Nyamara uzi ubwenge napfuka amasenge, nyamara uzi ubwenge niyuzuze n'Imana bekonegite n'Uwiteka, nyamara uzi ubwenge Bibiliya ngo nimara kubona icyo kizira cyamaze kwinjira hera. Dore gahunda ni musururu moja hejuru, muzararame murebe mu ijuru, muhamagara Imana izamanuka ngo izigire gute, izibarengere. Ese Prophète Noheli mubaze ko ari nk'umuntu ajya nko ku musozi ugasanga agiye kurara nk'ijoro, akaraba ati ndazirika kanaka ntagatabarwe, ntagatera imbere, urugo rwe ntirugatera imbere, ndaruhiritse, ndamuheneye, nk'abo bantu babavugaho iki? Bazirika uwiziritse, bazirika uwiziritse, kuko ntabwo umuntu wavuzweho n'Imana we wamuzirika. Yego, umuntu wavuganye n'Imana uzi Imana akorera. Abo bazirikane bamwe basenganya bingi, yego, bamwe basenga za Mana zitavuga, bamwe basanga za Mana zinyagirwa bakazanura, bamwe basenga za Mana zifite amatwi zitumva, zifite amazuru zidahumurirwa, zimwe zifite umunwa zitavuga. Abo nibo bazirika bikemera. Ariko umuntu wavuganye n'Imana ya Israheli, umuntu wavuganye n'Imana y'Abanyarwanda, umuntu wavuganye n'Imana abanyina basugokuruza ikabana natwe kugeza uyu munsi wa none tugeze. N'amahanga yatwigiye ko dufite Imana ikomeye. Mu Rwanda hari Imana itandukanye n'iya Canada, mu Rwanda hari Imana itandukanye n'iya Amerika, mu Rwanda hari Imana ivuga kandi igakora, kandi hari Imana yica ikanakiza. Ibi mwako byumva neza, hari Imana. Abantu bazi ko Imana ngo ikiba muri Isiraheli, reka da, ntabwo Imana ikiba muri Isiraheli, ahubwo Imana iri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umwe mu bahanuzi b'ibinyoma nigeze kubona zaravanga mu Rwanda, ngo muri iki kirere cy'u Rwanda ngo nta Mana ihari. Icyo gihe yabivuze ndimo ndasenga, naragiye ahantu gusenga, uwo muhanuzi avuga ijambo rikomeye kuri kamera ngo muri iki kirere cy'u Rwanda ngo nta Mana ihari. Niko muhanuzi yavuze. Ndavuga nti uyu muhanuzi yaravangiwe, kandi koko nibyo, Imana irahari. Mu Rwanda dufite Imana, dufite Imana ikora, dufite Imana ivuga, dufite Imana ikura hasi igashyira hejuru. Rero abo ngabo bazirika bigakunda, nabo basenga ibyo bigira bakanahena, ahubwo bagahenura. Oya, ibyo ngibyo ariko nkumubwiza ukuri, ibyo ngibyo ni nko kubibwira mu Kristo ageze imbere ya Polowoni. Ibyo ni nko kubibwira mu Kristo ageze imbere, cyangwa kubibwira babyiringira. Twe turakomeje, urugamba turimo turabuzi, turi kurwanya urugamba rutari urw'umubiri, turi guhanganye n'ingabo zo mu kirere, kandi izi ngabo za Satani. Ngira ngo na Yesu n'Imana yabivuzeho ubwo yirukanaga, yafataga Satani ikamujugunya mu isi, iramubwira ngo ugwishije isano wasiwe, kuko umubakumanukiye kandi akaba amanukanye imbaraga nyinshi n'ubugome n'uburakari. Rero twebwe twavuzweho n'Imana, dufite Imana ikomeye, dufite Imana itari Bayali, dufite Imana itari Ashera, dufite Imana itari Nyabingi, dufite Imana batanura ku manywa imvura iguye, dufite Imana ikorera muri twebwe ikagendera muri twebwe. Icyo nabwira abantu bose baza kwirata kuri kamera ngo ubundi umukire, ngo naguze Range Rover, ngo naguze V8, ngo mfite amafaranga, ngo Imana ngo yangiriye neza. Aba bahanuzi bakomerekeje imitima y'abadiaspora, barya amafaranga, barya ibya 10 n'amaturo, badukuramo amafaranga turatanga ngo tugiye kubaka inyubako z'insengero. None uyu munsi wa none ugasanga umuntu yafashe ubuzima bwe afata amafaranga, bamwe bagurisha parcelles iwabo ngo bari gufasha ngo mushumba ngo yubake urusengero, inzu y'Imana. Wowe ubakira mushumba nkandi. Aba bashumba uko bababaje ubwoko bw'Imana, niko Imana nabigiye kubabaza. To nagiye kubona mbona abantu benshi bararyamye, mbona Imana iri kubahata ikiboko, kandi abo yahataga ikiboko n'abantu bitiriwe izina ry'Imana, bari kuyibeshya. Umuntu akazatinda umunyamakuru, warize se ntiyigeze yiga. Uri umunyamakuru wa hehe? Ntuzi kwandika, ntuzi gusoma, uraje wipanze akazi ngo uri umunyamakuru. Uri muratubanga itangazamakuru ry'umwuga, uribeshya. Uretse ikindi ngende babwiza ukuri uyu munsi wa none, naje mu mwuka utandukanye n'umwarimu usanzwe mumenyereyemo. Ugasanga umuntu aturutse Kinyamakara, aturutse mu Ruhengeri, aje i Kigali. Ndashimira leta y'igihugu cy'u Rwanda, Imana ikomereza amaboko, kandi nanjye ndiyo ikomeze twagure namwe muri zo. Impamvu ni iyihe? Ni iyi ngiyi yaciye akajagari k'insengero. Umuntu akaza aturutse hose za Gakenke, akodesha inzu y'icyumba na salo,
Sara icyumba akakigira uburiri, Sara akayigira urusengero. Niko akomana nane mukajya ngo twabanye ngo hano hari Imana ivuga ngo twaraje mu cyumba gusenga twibwirira Imana agahinda, mwajwemo ibisambo byarabogogoje. mushimire leta yabarinze ibisambo naho kuzifunga niba shaka bazimare zose. Imana iri gukuraho imyaka none waruzi cyo kudukiza imyaka. Umuntu afite urusengero nta parikingi agira. Umuntu mu pastor wese udafite urusengero akaba akorera kuri YouTube, uwo ni inzererezi. Ndabivuze ubo barye kundega, mbivugiye kuri kamera, ntabwo ari byo nzicuza mbisubiremo. Pastor wese udafite urusengero yego akaba ari kuri kamera avuga ngo Imana iravuze atazi naho ivugira, aheruka kuvugana n'Imana muri rimwe, uwo ni inzererezi. Urugero, hari abapasiteri badafite insengero, uri kumva neza? Yego. Benshi bagiye batandukanye, hari abagiye bahanura ibintu utamenya iyo biva niyo bijya. Bamwe baduteye amabuye, abandi batuvuga amagambo. Si mention izina ry'umuntu, ariko umupasiteri udafite urusengero rwemewe na leta y'Igihugu cy'u Rwanda, uwo nta mupasiteri uhari. Inzererezi. Niba utumwe ngo uri pasiteri nta parikingi ugira, nta rusengero ugira. Nese uri pasiteri waheye, wimitswe nande? Ushumbye bahese. Ushumbye izihe nama? Konzi ko umushumba ushumbye inama uyu munsi wa none afite urusengero. Mureke mbabwize ukuri namwe muraba, ndabona uko mwicanga muraba mama pasiteri, reka mbabwize ukuri nubwo mufite amacana ngo muri ba mama pasiteri, reka mbabwize ukuri muri ba mama pasiteri abagabo banyu bari hehe? Ariko ntago baratwi baraturongeye n'abahari byarabacwanze Imana yanyujijemo akanyungiriza bari hehe? Ntabwo turi abashumba twebwe, ariko muri abagore babo. Oya urere twese babarira samahani ubahanye urere gace twubahanye urere twe urabagore bashumba, murabagore ba pasiteri, murabagore bavuga butumwa. Imwe mwirwa mufata udutambaro, mwirwa mubyinisha abantu imibarya mu nsengero, mubabyinisha mu mazamuna ngo misozi. Reka mbabwize ukuri, aba pasiteri ntago muri ko ibyo bari gukora. Pasiteri aritukura agakuramo ishati karuvati karereta, akaza yambaye agatuza kuri kamera ngo aje guhanugura pasiteri. Wahehe twajwemo ubu jisite bavuga ngo ni pasiteri jisite. Mbwiza ukuri nyine, mbwiza ukuri. Hari abapasiteri benshi kandi wumva ari pasiteri niwe ariko kubahane kandi na Sandrine uri pasiteri udivorushije inshuro 5, wowe uri pasiteri. None kandi na Sandrine bagiye kumwimika, ari mikonandese Pastor Korode agiye kumwimika. Na hano n'ubundi nano hasi byose ubwo niki aramwimika gutese neza amavuta yabo ntuyemera. Sandrine ntiyabivugiye mu kiganiro. Sandrine se yize teoloji, Sandrine ashumbye izihe nama zituma bamwimika? Yakoze akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo ntabwo gakora iwawe. Ndashaka kukuraho ubutiku bwanyu mwirwa mutikura, mwirwa mubeshya Imana. Ngwarerere Imana iravuze, ariko Imana ihora ivuga buri kanya ni radio, ni sonatike yiwe mu rugo amubyeyi we. Iyi Imana vanga iravuze, wajya kunyara ngo Imana iravuze, wajya muri toyi ngo Imana iravuze, wajya nyabugogo ngo Imana iravuze. Siningoma bavuze Satana kuvugiyemo. Imana ivuga ahantu hose igeze buri kanya, nta discipline igira Imana ya. Siningoma bavuze Nta gahenje igira. Ugasanga mu kabari bari kugotomera za mitsingi na za primusi ngo Imana iravuze. Imva imbaraga zabyeri, bivuga ngo ni imbaraga zabyeri zivuze, ntabwo ari Imana ivuze. Imana murayizi muvuga imbaraga za mitsingi zibageramo, mukaza kuri kamera ngo muje kuvuga imbaraga z'Imana tudatandukiriye. Ntabwo Sandrine yari yarashinze akabari hano mu Kiyovu cya Kagugu kandi akajya hano. None se we ntabwo umuzi? We ntabwo umuzi? Ndamuzi nyine, ntiyajyaga n'abahanurira. Ntabwo mwafatanyije umurimo? Yajyaga n'abahanurira. Ngwino hano kuri kamera, bakuzanye intebe uzano kuri kamera. Ngwino hano kuri kamera. Ntabwo ari protokole wiwe se? Oya, ntabwo nigeze mba protokole. Nimwakuranye umurimo se? Twarawukora. Nimwakuranye se? Amabi yawe ntayazi, ayawe ntwe, ayawe arayazi, naye urayazi. Muzanire intebe hano mu kiganiro. Gira vako. Oya, mwihorere Noheli. Muzanire mu kiganiro. Mureke Noheli mwihorere. Nkunda abantu n'ubuzima. Oya, Noheli mwihorere. Ubu ngubu Imana muri kuganira. Mama pastor icara hano. Ntabwo naje niteguye kuza mu kiganiro njyewe.
njye ntabwo naje ubwo nibaze niteguye kuza uriya mupasiteri umurimo Fuad we ntabwo uri pasiteri njye ntabwo ndi pasiteri Noheli iyo wakwise pasiteri yaravangiye ubwo baba umuntu araza ntabwo ndi pasiteri njyewe buretse se mubwire dufite abantu babatijwe umuntu yabatijwe umuntu nta muntu umuzi umutangira ubuhamya muzima ngo ugiye kumwita pasiteri ntabwo njye ndi pasiteri ndashaka kubwiriza inama zitazi ibirura byadutse umuntu wese ukubwiye ngo Imana igira neza ngo pasiteri n'abarokore mwe ba Kristo nimwe muri kwica aba bantu umwise pasiteri agukoreye iki ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye yego ibyo mwigira byose inyenyeri ntabwo izazima ku bantu umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo none byasohoye se Imana ivugira muri bijeri Imana ivugira muri dondo ubwonko Imana ivugira mu majipo ni Imana yahehe iyo ntabwo ari Imana nasenze iyo ntabwo ari Imana yamwicyanguga inyamasheke mu kirambo iyo ntabwo ari Imana pe njyewe nasenze Imana ndi umwana muto mfite imyaka 5 mama wanjye anyigishije gusenga nabyawe n'umugore kandi uwo mugore ndamukunda nubwo atariho yabyariye imbaraga z'igihugu njyewe ndabivuze Imana inkurayo ingeze Kigali mba mayibobo ariko nicaye ku ijambo riva ngo nzakugirira neza aho ngeze uyu munsi nzi gusenga icyari cyo niyo nubwo hagize igihe iminsi mibi kansura nkasa nk'ubitambitsemo ibirenge ariko aho yankonyaguriye ntabwo yari kumwe nama yutambitse ibirenge Imana igukubita kinubi mu maguru ikabanza ikayagorora ubu nanjye ndi mu bantu bagoretse Imana ashaka kwicira inzira ibirenge bikubitira bitamba muri bigarura mu nzira ndimo neza urambwira ngo iyo Mana ivuga ari uko wicaranye n'abagore batarabawe iyo Mana ivuga ko watwaye umugabo w'abandi kanavuga ariko ngeze inkozi zibiza nansetse umuntu araye mu buraya araza ati wi mwumva ko Imana ivuga ni Imana yahehe kandi ari byo byose muri iyi minsi ari byo turi kugenda tuvuga umuntu nta rugo afite aje kugira inama abantu bafite ingo wabanje kubaka urwabo nawe nturubaka ngo ngira inama ngabagabo ariko icyo kintu uvuze nicyo ngo ngira inama ngabagore wa mugani nta rugo ufite urugero kubaka iby'abandi bindi bye twabonye nk'umuntu hari umuhanuzi arutse kuza avuga ati Pastor Claude rura rugo ntago ruzaramba ngaho tubona araje ati Ezekiel ugiye gusara tubona araje ati Noheli bagukubisa umuhini mu majipo y'abagore ariko shaka ayo majipo uvuga wowe ntabwo wigeze uyajyamo niwe yakunze uyavuga utayazi kuko dusenga Imana twebwe itandukanye n'iy'abadayimoni kuko dusenga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tubana nayo irazira turinda ibana natwe iraturinda iturinda umubi umuzima mubi buri umuzima mubi arutwa n'umuzima none se ubuhanuzi mwagiye muhanura tubona undaraje ati kanaka natabana na runaka muzamye ko nasenga ejo kabiri ngakaza kanahanura kandi wamaze kuvuga ngo muzamye ko nasenga wahanuye ngo kanaka ari bubane nabura abahanuzi bwa mutesi n'ubuhanuzi buvangiye twabonye nibishaka ariko ahanura aha ngaha yuko none se bwarasohoye agomba gushaka ngo umugabo muri abakozi b'Imana bwarasohoye bwasohoye ngagomba gushaka umugabo w'umudesipora w'umupasiteri nimba afite uruhara nk'urwe sinjya mbyitegereza nimba harimo icyaha cyitwa kwifuza mbere na mbere nk'urwe bakristo bavandimwe ndasha ufite imanga nk'iyi w'imibiri yombi nk'iye ufite n'uruhara mubanze mumenye ibyo muvuga n'ibyo mudakora ubundi ngana ku musozo w'ikiganiro Bibiliya ivuga ngo vino uyihugiye gupfa n'ufite intimba mu mutima uri kumva kuko uyu muntu n'ubundi ntabwo aba ariho aba yarapfuye n'ubundi ahagaze vino uyihe ugiye gupfa n'ufite intimba mu mutima vuga ngo amen wabyumvishije iyi vino uyihe ugiye gupfa n'ufite intimba mu mutima niko ijambo ry'Imana rivuga abantu bagomba guhabwa rero ka vino n'ubundi barapfuye bafite intimba oya n'ubundi barapfuye bapfa bahagaze tumaze iminsi tubabona hano kugira ngo pasiteri
reka ngaruke hano soma ijambo rya nyuma rihesha abana b'Imana umugisha tugaruke neza. Bibiliya iravuze muri Zaburi Yesaya ibice 7 umurongo wa 7 haravuze ngo ariko Uwiteka Imana iravuga ngo imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora. Yesaya ibice 7 umurongo wa 7. Ariko Uwiteka Imana aravuze ngo ibyo babatuyeho imivumbo bavumye, ibyo bavuze ngo nimuzakomera, ibyo mwavuze ngo murapfuye, ibyo bavuze ngo muramwaye ntibizababaho kandi ntibizahama. Mu Kirundi baravuga ngo nibizoshika. Data mu izina rya Yesu, Imana isumba byose, Imana ikomeye, Imana Elohim, Imana El Shaddai, mesheje umugisha abantu bakurikira izo televiziyo, baho umugisha ubagirire neza, izina ryawe rikomeze rikirangane mu mitima yabo, kandi n'abantu batambikiriye bakava mu nzira yawe bagahanwa bitwaje inda nini baciye mu izina rya Yesu no muri Bible, ubabarire ibyaha byabo ubagirire neza. Mesheje umugisha ba diaspora bagirire neza, ubangure mu byo bakora, abadafite akazi ukabahe, abarwayi bari kwa muganga bagire neza, abari mu Rwanda bagirire neza, abarwayi batabare, ababuza ababo bahe imitima y'ihumure kandi baruhukire mu bahora bagize ibyago. Komeze kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo, zamuri zicano uzirinde amatiku n'amashyari n'umwiryane wateye abadayimoni mu izina rya Yesu. Amen. Noheli, Imana iguha umugisha kandi Imana igumeze gushyigikire cyane kubwo iki kiganiro. Hari umuntu wareba iki kiganiro ariko akifuza ko mwasengana cyangwa se wamugira inama, yakubona gute? Yambona kuri 0780 52 90 0780 52 90. Yo niyo nimero nkoresha no kuri WhatsApp. Yesu abagirire neza, murakoze cyane. Nawe Imana iguha umugisha, wowe utarakora subscribe ukora sub, numara gukora sub ukoresha na comment. Yesu agomeza dushyigikire cyane, numukunda Noheli ubyandike muri comment tuzamugarure cyane. Imana mukarangiza iki kiganiro byanezeza cyane. Ciao.